Kuri iki cyumweru tariki ya 4 ukwezi kwa 9 ariko Nzeri mu Kinyarwanda cyangwa Nyakanga mu Kirundi umwaka wa 2022 umuryango wa Kuzimana RACHID umugore n'abana be bose uko ari bane bazindukiye gusura umubyeyi wabo hafungiye kuri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere. Umunyapolitiki ya Kuzimana RACHID amaze hafi umwaka yongeye gufungwa nyuma yaho yigeze gufunga igihe kirekire akarekurwa nyuma y'imyaka 8 yamaze mu gihome akavamo atazi niba urubanza rwe rwarasomwe cyangwa se niba rwari rugikomeje rutararangizwa. Ku mubyeyi nyina w'abana na bose uko ari bane bari bazindukiye rimwe byatubera uburyo bwiza bwo kubonera hamwe, dore ko ubusanzwe adakunze kubonekera rimwe mu gihe kimwe, kubashakira rimwe bikabifatiye ku kubagezaho ubutumwa bwanyu ngo abakunzi ba Pax TV, dore ko twabonye ubutumwa mwagiye mutwohereza mu nzira zihariye zo mu gikari mutubwira muti niba mukigendera uriya muryango muzabwire bari abana bagabanya amarere muri politiki. Batwumve neza ntitubatutse ahubwo dutumitse uko twatumwe. Niba dukebura inzego zatanye cyangwa zateshutse ku nshingano, biranakwiye ko n'umwene gihugu akeburwa mu gihe yaba agiye gutana cyangwa se mu gihe afite umuvuduko warenga umuhanda. Si icyo gusa mwadutumye, harimo n'abatubaje bati ese koko ntibatekanye, ese koko hari ibibazo bidasanzwe byaba bitumye uriya muryango uvuze yabahanda muri iyi minsi. Uyu munsi rero nyuma y'aho baviriye gusura umubyeyi wabo twabasanze mu rugo aho batuye, aho muza kubona amafoto adakeye tubiseguyeho izuba ryari rimaze kurenga n'ubwo ijoro ryari ritaragwa. Muri iki kiganiro turi kumwe n'umubyeyi wabo bose uko ari bane, ariko abo tuganira nabo ni batatu mu bana be, dore ko undi we n'umwana mutoya. Iyi ni Pax TV IREME News, ijwi ry'abativugira. Karibu mu kiganiro. Mwese akurikiye Pax TV IREME News, ijwi ry'abativugira, twongeye kwasuhuza muri aka kanya ko mubibona twasuye umuryango wa Kuzimana RACHID. Uyu akaba umunyapolitike ufungiye muri gereza ya Mageragere muzi ibye, akaba nawe yatanze ibitekerezo binyuranye mu minsi ishize. Imbere yanyu muri kuhabona Hakuzimana Asia, hakaba Hakuzimana Jibril, hakaba umubyeyi w'abana, hakaba ndetse na Hakuzimana Mahadi. Ndabona hari n'utwegereye we akaba ari Sengimana RACHID. RACHID biti? Amakuru yawe? Wari wagiye he kutwe twakubuze? Wari uri mu nzu? Ndabasuje nawe mwese rero, nkaba ngira ngo mpere kuri mama w'abana. Muraho murakoma? Turaho turakomeye. Murakomeye, ni amahoro muri urugo. Hanyuma ntatinze icyo meraho, abana bagize umwanya uhagije wo gusura umubyeyi wabo nyuma yo kuza mu biruhuko. Hari waje n'ijuri cyangwa nawe uracyari muri secondaire? Ndi muri secondaire nanjye. Mwagize igihe cyo gusura umubyeyi wanyu, ameze ate? Nejo mwari muri yo? Ejo uyu munsi ni ku cyumweru. Uyu munsi ku cyumweru nibwo bahinduye iminsi, visite rusange, visite z'imiryango rusange zabaga ku wa gatanu zishyirwa ku wa gatandatu, visite z'imiryango zivanwa ku wa gatandatu zishyirwa ku cyumweru. Uyu munsi w'umusura mwasanze ameze ate? Reka mbere kuri ku mfura ye Jibril. Ku shusho, ku maso ameze neza, kandi nawe yatubwiye ko ameze neza nta kibazo gihari. wamubitse Asia ubuheta bwe. Yego nyine umureba gutya ubona ameze neza, ariko nyine ubona nta kibazo, ariko nta byishimo nyine biba bihari. Uheruka kumenya indirimbo warayimubwiye? Yego ariko ntarayumva. Oya ntago arayumva. Kumuririmbira se birakunda hariya cyangwa ndizera ko musogongeje gatoya? Ndibuka kuvuga uti komeza utuvuganire akajwi nakibuka ongera wibutse gatoya. Ibyo ukora bifashe imitima yacu, komeza utuvuganire. You like the stars in this world, the moon is shining in your heart.
The billion thousand of these years is for you. So nice. Any. Yeah, good. Urayizi nawe Abdulhashid? Wowe ntabwo uyizi, urayifata? Mahadi, wasanze umusaza ameze ati? Umusaza Wowe nyine urubuheturebwe no kuvuga umwana wa gatatu. umusaza ari aho ku ishusho nyine aragaragara neza. Ariko nyine nk'uko ubizi muri gereza ntabwo haba habura ibibazo, ntabwo wavuga ngo abayeho neza kandi ari muri gereza. Afite ikibazo rero gikomeye cy'uko guhera mu kwa kabiri kugerana n'ubu yandika amabaruwa diregiteri ntayasinye, yakabyanga nyine ntayasinye. Irya mukuru, dusoje ku rya mukuru, ni umubyeyi. Irya mukuru ryerebana byinshi kurenza ibyo abato babona. Mu kumusura ameze ate, n'ayo mabaruwa byifashe biti? Uko ngiye mbibona nk'uko abana babivuze, hari aho iyo umureba ubona nta kibazo, abasoroveya babanye neza. Ikibazo afite ni amabaruwa yanditse diregiteri ngo yasinye arabyanga. Si ukubyanga kundi igenda twakeka ko yagize akazi kenshi, ntawamenya ibyo ari byo. Imana burya nizi ibiri mu mitima y'abantu, ariko kugeza na n'ubu ntabwo arayasinya. Ameze ate ayo mabaruwa, cyangwa n'ibanga birimo? Ntabwo yabisobanuriye. Ntabwo yabisobanuriye. Ikindi ni uko amaze iminsi arwaye amenyo, bamujyanye kwa muganga baramuvuza, bamuha yayandi bacomeka kugira ngo abashe kurya. Nicyo kibazo urebye afite. Ariya bacomeka se ko atajyana n'impungure? Ariko ntabwo uri mu nakongo harya. Ni impungure, biramubangamira ariko nta kundi yabigenza. Murakoze rero kutugezaho amakuru y'umusaza, amakuru y'umubyeyi Hakuzimana Abdulhashid. Mwese muri na ba Hakuzimana nk'uko nabivuze, amazina ye uretse umuhererezi ufite amazina y'ababyeyi bombi, rya mama we n'irya papa we. Hanyuma dukomeza ikibazo cya kabiri nabaza n'amakuru yanyu muri rusange. Here kuri Bucura. Amakuru yawe Abdulhashid? Wirirwa ukina warangiza kuryama? Amakuru yawe Hakuzimana Mahadi? Amakuru yanjye ni meza, nta kibazo. Vacances zimeze zite? Vacances ziragenda gake gake. Ziragenda. Kuki wigize gake gake kandi mbona uri igisore rwose, ubona ntacyo waje? Oya, ni gake gake kuko ntago tubayeho neza. Hari umubyeyi nyine twabuze kandi tuzi ko ahari. Urumva ntago byari gake gake nyine. Tujye ku buheta bwe Hakuzimana Sia. Nanjye amakuru ni meza, cyane cyane nshimishwa nanone n'iriya ndirimbo ko mba numva ko ntataha azayikunda. Abantu batayizi, hari lyrics yayo cano yitwa Mikey Joxy, bajyeho bayirebe na video. Nuko nyine habayemo utubazo two gukararinga nyine bari gutunganya amashusho, na video igiye gusohoka. Iri hafi. Nayo iri hafi. Amakuru yawe Jibril? Amakuru ni meza cyane, ariko nk'uko Mahadi yarabivuze ni gake gake, kuko twabuze umubyeyi wa mugani kandi ko kahari. Si n'ibyo gusa, haba hari n'ibibazo by'ubukene n'iki, usanga ibintu umuntu atabona ibyo yagakwiriye kuba abona byuzuye. Biba ari gake gake rero, ni uko umuntu aba arenzaho ku maso, wenda wagira ngo ni sawa ariko ntabwo biba ari sawa. Icyo nzi rero, umubyeyi mama wanyu aho ashima, aravuga ko bimeze neza. Hari cyahindutse mu kuba bimeze neza uretse uko bivuze? Nta cyahindutse. Hano dufite umutekano, nta kibazo urantera mu nzu. Ikindi ku mirire nyine ni ibisanzwe, niko Imana iba yabigennye, turabishima. Ntabwo washaka ibintu Imana itakugeneye, kuko hari n'abandi baba babikeneye. Ubwo iki duhaye nyine turashimira, tugashima Imana, nta kundi nyine twabigenza. Ntabwo wakwiha icyo Imana itaguhaye. Dukomeza ikiganiro cyacu. Mu minsi ishize hari ibiganiro mwatangiye gukora, mufite channels
buri wese afite channel ahari uretse uyu muhererezi Rachid abandi bafite channel. Mahadi channel yawe yitwa gute? yitwa Hakuzimana Mahadi TV. Unyuzaho bimeze bite? Muri iyi minsi nsigaye nyuzaho nyine ibintu by'ama interview, ibintu mbega nyine ni mu mujyo usa nk'aho ari uwa politiki ariko atari ukubyinjiramo cyane. Asia ufite channel yawe yitwa iti kandi unyuzaho ibiki? channel yanjye yitwa Mikey Joxy. Mikey ni ukwandika ma na i na ca na ka na ya na ja isanzwe na o na x na y. Mikey Joxy. Rero channel yanjye nge ntago nifuza gukora ibintu bijyanye na politiki cyangwa se kujya mu bintu bijyanye n'ibyo. Hariho lyrics y'indirimbo yanjye nshaka kuzajya nshyiraho ibintu bijyanye n'ama designer nyine nkakwereka uburyo wakora umwenda ukuntu nyine umwenda uciriritse ukaba wawambara nyine ubona udateye isoni, ukeye usa neza ubereye uwambaye. N'urukweto wenda nimba ari inkweto zapfumutseho nkakwereka utuntu wakora ku buryo urwambara rwarapfumutse kandi ntihagire umuntu ubibona. Ibyo nibyo uteganya no murongo wa channel yawe. Mahadi ku myaka yawe 16 arya? Nzayuzuza muri uyu mwaka. Ubwo nibo uri muri politiki ntabwo wihuse? Oya, ni mbega comedy nubwo nazo wazikoze ukiri muto. Ni mbega ibintu mvuga ntago ari ibintu mbega baba bikabije. Ni ukuvuga hari nk'ukuntu nyine ubusanga abantu batajya bavuga ibibazo babona, ugasanga wenda nk'umunyerondo ni urugero akubise umuntu ari kumutwara nabi nk'ari inyamaswa. Rero ibyo nkajyaho nkabigaya, abantu bashaka kubimenya bajye kuri channel yanjye yitwa Hakuzimana Mahadi TV, barabona ibiganiro byose nakoze nyine, ubwo baraza kwandika muri comment niba babishima cyangwa babinenga. Tugeze kuri Gabriel ko batakoresha cy'Islamu, wowe bavuze Jibril, Mareka Jibril niwe Gabriel ko akoresha Bibiliya. Jibril wowe ufite channel nawe, channel yawe yitwa ihe inyuzwaho ibimeze biti? Channel yanjye yitwa 5 Hacked TV. Ni channel ndi umuhanzi nyuzaho indirimbo zanjye, nkanyuzaho ndetse n'ibiganiro nabyo byo gutanga ibitekerezo no kugirana inama, cyane cyane nibanda ku rubyiruko, dutanga ibibazo byacu dufite nk'urubyiruko, ndetse kuko ku ishuri hari n'amaklabu tubamo tugenda tuvuga ibibazo duhura nabyo. Nafunguye rero mu rwego rwo kugeza ku banyarwanda ibitekerezo byacu cyane cyane nk'urubyiruko, ndetse nkanyuzaho n'ibihangano byanjye ndetse n'andi makuru yose atandukanye aba ari kugenda acaracara ariko atagize ikintu yahungabanyaho. Rachid, wowe uzakora iki kera? Urakimenya? Mwese rero ibyo muvuga ari Asia uteganya gukora ibijyanye na design, ari wowe ukora ibijyanye no kugira inama urubyiruko mu kwiyubaka mu kwiteza imbere, ari wayi nawe ajya agira umushinga yigeze kumbwira, wowe ibitekerezo bizatambutse n'ibimeze bite? Njyewe ibyanjye ni ukugira abadamu bameze nkanjye inama, gusa channel sindayishinga ariko nzayishinga bitari kera, ni vuba. Abadamu badafite abagabo, abafite abagabo bafunze, abakera abari bateganya kurushinga, ibyo nibyo nzanyuza kuri channel yanjye nzashinga, ajya mbagira inama y'uko bakwitwara mu ngo zabo. Nawe ntabwo ari politiki? Ntabwo ari politiki, nta niyo nzi. Hanyuma njyewe abantu hari kugira ngo hari abantu bambwiye ngo babyandika gute channel yanjye. 5 Hacked TV wandika 5 ni umubare usanzwe, ukandika hashi na a na k na d, TV bisanzwe 5 Hacked TV. Nuko channel yanjye bayandika bayigeho rwose, ntabwo bari bubure icyo bakuraho kizima. Hanyuma kuri Mahadi winjira muri politiki, impamvu yanzanye by'umwimerere nyamukuru nuko wakanze abantu rwose. Ibiganiro ukora hari abantu bikanzemo bati ese uriya muryango wose winjiye muri politiki? Naho banje kubaza buri wese nti wowe channel yawe unyuza imeze biti? Wakoze inkuru,
uvuga ko mutorohewe umutekano ari ntawo kanya umubyeyi mama wanjye yavuze ngo nta kibazo cy'umutekano ufite aho ntiwaba warabiremereje hari kurenza uko biri abantu bakaba barabyumvise ku gipimo kitari kiriho ndagira ngo ibintu bigororoke hatagira ikibazo cyavuka gitewe n'ibyo wavuze ndabikumva ko bitari rero impamvu nakoze kiriya kiganiro ni uko nigeze gusohoka nyine urabona ahantu ndara iyo usohotse ureba hano hose hariya ku muryango wo hepfo hariya ku muryango hari akabaho k'umukara impamvu nigeze kubivuga ni uko nigeze gusohoka rimwe ngiye kuri toyi nijoro mbona nyine abantu hano ngaha ntabwo ubundi baba bikwiye ko umuntu ukabona umuntu umwe babiri batayobye inzira amatara bari kwaka nijoro ukabona abantu hano ngaha utamenya ibintu barimo ukabona abandi ku muhanda ubwo rero nyine niba bari abajura sinzi abari bariho ariko nyine ubwo urumva ko nta ushobora gusanga wenda ari abajura cyangwa ari ababatumyeho niyo mpamvu byatumye nyine nkora icyo kiganiro kuvuga ko nta mutekano dufite none niba ari abantu bitambukiraga niba ari abajura bashaka kwiba ibitoki niba harimo ibikuze ndabona ndetse hari kimwe ndi kureba hariya niba se ari n'abandi bantu bari baje kwinywera ka gatabi k'ibisambo ka nijoro ndavuga urumogi cyangwa abandi ukahita wikanga ko bateye umuryango ntabwo waba warihuse oya nta kwihuta kuko niba wenda ari abajura baje kwiba ibitoki ntabwo wamufata ngo buri kintu agukubita urumva ko nyine nta mutekano uba ufite abajura ntabwo iyo abajura izina ry'ubujura nyine ni ukwiba urumva ko nyine nta mutekano kandi ntabwo wabona abantu bambaye ibintu by'ibikoti ibigofero bari hano mu mbuga kugira ngo ni abantu bayobye kandi babona inzira ku ruhande rwawe Asya uratekanye nta kibazo ufite ndi kubaza sindi kwemeza ngewe rero ntago Mahadi namurenganya kubera ko hari igihe byari nko mu ma 12:00 noneho aho ngaho ku birabyo nkabona abagabo 3 bambaye amakoti uri kumva none se abajura baza bambaye ikoti urumva ntabwo bishoboka ntabwo umujura yaza yambaye ikoti ntabwo bibaho nyine umujura aza nyine n'ibintu bidafututse nyine nk'umujura 12:00 n'ubu ngubu tufite 12:00 zigeze iminota mikeya hari amasaha nkaya hari amasaha nkaya ngaya abagabo 3 basa nkaho bari kwinjira hano baza mu rugo bambaye amakoti ukuntu arimo udushati tw'umweru uri kumva nyine sinzi nimba bambaye ibintu bisa gutya bisa b'amakoti rwose ubona ko ari abantu nyine nk'abagiye mu bukwe uri kumva rero ntabwo umujura ikindi hano nta n'inzira ihari ikindi kandi twagerageje gushyira n'utubaho kugira twerekane ko nyine hano nta nzira ihari urumva ko rero Mahadi ibyo yakoze ntabwo ari ukuvuga ngo yaribeshye ubundi ni ukuvuga abantu nyine bajye kuri channel yanjye barabona interview nkora yitwa Hakuzimana Mahadi TV ubwo nyine nibo bari buze gutanga igisubizo muri comment y'ibiganiro nyine ngenda nkora hari ibisubizo hari ibyo banyuza hariya hari n'ibyo batanyuza nkanjye kukinaje nuko niba tubaha ijambo mugatanga ibitekerezo byanyu mukagira ibyo muvuga hari n'igihe abo twabyejeho bahindukira bakatwandikira bakabitanga mu bitekerezo hasi cyangwa bakandikira bati abo bantu ko tubona abo bana bashobora kuba bari kuva mu murongo w'ubuzima busanzwe bakaba bagiye kujya mu murongo w'ubuzima ushobora kubashyira mu kaga ntabwo mbabuza gutanga ibitekerezo byanyu cyangwa se gukina politiki n'amushaka ariko nkawe uracyari muto nturanagira imyaka y'uburyozwe bw'icyaha ariko ntibyakubuza gukurikiranwa mu bundi buryo uramutse uteshutse rero natumikiraga abo ngabo bavuga ngo abo bana aho ntibaba bari kurengera aho ntibaba hari n'uwakoresheje ijambo ntibaba bagiye gukora intare mu jisho ibyo buri mu butumwa bumwe nabonye muri telefone yanjye Jibril umutekano wifashe ute umutekano wanjye urebye nta kibazo gihari nta muntu urankomeretsa nta muntu uradutera hano usibye abo ngabo baba bavuga babonye kandi nanjye nigeze kubabona muri channel yanjye nanjye nabivuzemo igeze kubabona n'umugabo umwe witwa Amuza hano muri karitsiye ukunda kumbangamira akunda kunyita interahamwe
ubwo rero uwo mugabo nawe akakwita intare hamwe iyo yasinze buri gihe rwose akambona arabinyita na mera aramuzi amuzo rwose akunda kubinyita amaze kubinyita nk'inshuro 3 sinzi rero ikintu aba ashaka ariko ubundi mu busanzwe nta kibazo urebye gihari cy'umutekano tumeze neza. Mu gusoza ikiganiro cyacu kitari kirekire ndagira ngo nsoreze ku mubyeyi wanyu kuri abo bagize impungenge ngo ese ko muri guhangana ese koko ntimutekanye ishyamba si ryeru ni wowe usoza. Mwakoze yewe icyo nababwira ntabwo duhanganye na leta ibyo abana bavuze by'umutekano nanjye njya mbona abantu hano hanze ariko akenshi aba ari abajura ko baza kwiba mu rugo duturanye baba bafite byinshi biba baca hariya munsi bakajya kubiba amagaze abana rero burya bagira ubwoba akitiranya umujura n'undi muntu ufite ibindi bimugenza ariko icyo nababwira ibyo bintu barabimbwiye nkanjye nk'umubyeyi nabagiriye inama ko bagomba kwizera Imana ifite abamarayika benshi iyo usenga nta na kimwe kigukoraho. Ubwo rero icyo nasozerezaho ni uko bagomba gutekana bakumva ko bari kumwe n'Imana yabo kandi na papa wabo aho ari kumwe n'Imana nta kizamubaho afite umutekano hano hagize igihinduka hari igihe nsohoka saa 8 z'ijoro nkagira abantu mbona bakiruka ariko ntacyo biba bidutwaye iyo usenga nta kintu bidutwara. Ubwo rero bajye batekana basenge ntabwo duhanganye na leta abana baba batanye gatoya barabimbwira nkanjye nk'umubyeyi ndi hano nka papa nka mama gerageza kuba nabagarura mu murongo muzima kugira ibyo mbabuza batavugaho ko nta nubwo bashobora kubisobanura babibabajije. Ubwo urumva ninjye wajya guhangana n'ibibazo babaza abana akaba ari njye ubisobanura aribo babyinjiyemo narabibabujije rero ntabwo bashobora kubisubira. Murakoze cyane rero mwese abagize umuryango wa Hakuzimana RACHID nibutsa mwese muri kujya Pax TV IREME News ijwi ry'abativugira ko twari kumwe n'umubyeyi nyina w'abana akaba ari we muri kureba hano imbere yacu twari kumwe n'imfura ya Hakuzimana RACHID imfura ikaba yitwa Hakuzimana Jibril twari kumwe n'ubuheta bwe akaba ari wa kabiri ni Hakuzimana Asia twari kumwe kandi n'ubuheture wa gatatu akaba ari Hakuzimana Mahadi hakaba n'umuhererezi waherekeje abandi ndabona ari no gusinzira saa 12:00 mikeya wakaba yitwa RACHID izina nk'iryasi. Murakoze cyane mugira amahoro kandi mukomeze mugire umutekano nkuko mwavuze ko mufite urushaho kwiyongera. Yego tushimiye n'abakurikira Pax TV IREME News bajye ku macano yacu bayakurikire kugira ngo niyo nkunga baba baduhaye ikomeye cyane. Tubibutsa gukanda subscribe abantu nyine usanga urebwe nk'abantu 15,000 ako ugasanga hari imasaba 100 mukande subscribe bavandi buriya impamvu batarazikanda cyane nuko nta bintu byinshi babona ariko ubwo butumwa bwawe babwumve kuri za TV zanyu musabira subscribe barebeho ari Miki harya Miki Joxi 5 Hacked TV Hakuzimana Mahadi TV. Muramuke neza mugira amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Aha niho dusoje ikiganiro cyacu turabashimira mwese mwagikurikiye murabyumva ko nk'uko babyivugira hari imishinga bafite ariko baracyari abanyeshuri ibi nabyo twabiganiriyeho nubwo tutabisa mu kiganiro ntabwo ibyo bakora bo bahamya ko bitabuza ishuri kandi ko bidasimbura ishuri ko ahubwo ari muri iki gihe cy'ikiruhuko ko nyuma y'aho amasomo azakomeza ariko n'imishinga bafite bakaba nayo bazayikomeza igakora ikagira icyo igeraho. Musigana amahoro y'Imana kandi mu gihe byiza yewe ndi John Williams.
ukora birenze ubwenge bwanjye icyampa nkagera ikirenge mu cyawe nkakora iby'abandi batinya kubaho gutya nubwo bivunanye dufite umubyeyi mwiza udatsimbarara ku nyungu ze n'iz'umuryango we gusa n'umusirikare udahemuka wagambanira abasize aharanira icyaduteza